Andi warayihana? Mama yambwiye ngo kuyakwisha nzatahisha. Ubwo rero mubwira ukuntu umwana mwiza iki ibintu nk'ibyo. Rero wifata gutyo. Ndabifata gute bitari? Ni ibyahise nagusabye imbabazi. Ceceka. Ceceka. Nararwaye ntiwansura, uryamana n'inshuti yanjye, nta nubwo wigeze wibwiriza ngo uze unsaba imbabazi. Ndakomeza ndibwa n'umutima. Be, basi. Ntabwo ndi be wawe. Ndakwanga nawe nushaka unyange, nushaka unagende. Ega ndavuga kugenda nawe ukahita ugenda. Nubwo nankunda nta nubwo nanyitayeho. Uri umwana mubi nta nubwo ibintu byose nta n'ikintu kimwe uba witayeho. Ubu ngubu antazabyemera koko. Kuri ubu ni ukuvugisha umwana ku giti cye bro. Come on, this is 2021. Narozina niyi. Sha uriya we sinzi ko noneho azapfa kubyemera. Ariko urukundo ni tipe koko. Uziko nta muntu n'umwe urasimbuka kano kanyuma ngo n'urukundo. Kubera igisubizo gutyo. Ukicyume. Uri boss. Aho uratinya umukobwa umukorera. Ngiye gutinya umukobwa. Ntinya iki se kandi. Urabona njya ntinya ngewe. Wabisha. Wabona. Ibyo nibyo navuga. Karibu stage. Ariko ntabwo ndi bwinjire. Nari mbazaniye ibintu mwadutumye. Ibintu twese batumye. Yego, ahubwo akira. Unsinyire hano. Idris, hari ibintu mwari mwatumye? Okay. Murakoze. Idrisa. Ok, merci. Wow. What? Nothing. Three, 2, 100. No. 100. Narwaye umutima Andi. Ndaye no kwisenza njya gusika. Kansubiriza n'ibindi ngiye kubaza vuba. Ready to answer. Okay. And did you love me? Babe, come on. Nah, nsubiza ibyo nkubajije. Hey, ndakunda. Nice love. Don't you believe that I love you? Okay, ubu ndabyemeye.
cyagera ngo ndi muri kumwe narataye icyizere byari bimeze nk'aho ari ikintu ngejeje mu hantu kuko ibera kuri iyi sinabyo ngo bumvana na kimwe kinshishikaje rero ejo narategereje nsanga nari ntegereje kumva ijwi ryawe babe ntabwo nzongera gusiga ntabwo nzongera kwicwa n'irungu. Really? Yeah, sure. Yego kanze mbure ko ndeba wijimye bigenze bite? nta kintu na kimwe kizaba kiduhuza uretse kuza kunsenyera wampaye amakuru kuko hano ariko reka mubwire ikintu kimwe Serafi, nagiye gushaka amafaranga, yego naraguhemukiye nakwijije kuguha amafaranga ariko sinayaguhereza, wenda naragutengushye ariko nuko ntayabonye, ariko ubu ngubu ndayafite. hano warantembushye cyane, hano wasize untenda uratura kujya mu gisirikare unsezenya kujya kuzana amafaranga ukaza ngo tukabana, unsezenya ngo nugaruka uzanyambika impeta. Hano uzko kugeze ko ngana gutya ntarambara impeta, ako ubu ni wanteye umwaka koko. Wivuga gutyo cyagiye ntabwo nari meze neza, ntabwo narifite amafaranga, ariko ubu ngubu narayabonye, amafaranga ndayafite. Shatse wareka tukigendera n'ukuri kw'Imana. Hano mbabarira ubu ikibazo mfite ako kanya ntabwo ari amafaranga, umugabo tubana afite amafaranga. Umva akwanza mama tumeze neza Ubanza mwe kuvugana ariko kandi ariko kuko unatekereza n'umwana wanjye kuko utabana na se kandi mari. Hano wacitse kuko ibyo by'abantu bisenye hano gute waretse kunsenyera kuko. Mami meze neza rwose nta kibazo ndaje. Ndakubwa kandi disi kuko wambabariye kuko. none se ibi nibyo byo kurya watumye kuki utabwiye anti ngo abigutekere? Ese iteka wumva ko ibintu umuntu atumije ari ibyo kurya gusa? Nawe fungura turebe. Ngiyi ni ikanzu nazaniye Rosine. Ikanzu? Yeah. Ibyo waguze ikanzu? Naguze ikanzu yo guha Rosine. Ibyo uko ntunguye bantu. Ntarinzi kuri uri seriye bigeza. Ahubwo ni wowe untunguye. Ubigiye wabereye nibwo ukibona ko ndi seriye. ukuntu bakora ikawa rwose irimo ahantu nziza, uburyo bagaburira abantu barwaye diyabete bakora ku buryo butandukanye n'ibyo abatarwaye barya. Rosie.
se kumeze gutyo Meze neza nta kibazo. kana hagati nakandi se nakandi kanzi kari keza yigusha maze ni keza maze merci Wow, sister, on that kind of kids. Merci. Le chaos. Chance, c'est comme c'est mon pour le show. Ok. Et juste une jaque, non, pour uri mwiza ngo wambaye neza. Allô? Abana bariteguye urabona batwawe n'urukundo. Menye imipango yacu yarakoze. Njye mba mpari buri gihe nta kibazo dutangira ubu. Nsawa nditeguye. Sawa.